Dr Inshuti yakomeje kwandika agira ati nari mpagaze n'igishyika cyinshi, amatwi nayabanguruye, sinari kwemera ko hagira ijambo na rimwe rigira mu kirere ritanyuze mu matwi yanjye. Ubwoba bwari bwinshi, ndi kwitonganya cyane, nuko nyina w'isheja amutera agahinda kenshi, amusubiriramo amagambo namubwiye ubwo nahakanaga ko nkunda isheja nkabihakanira mu maso ye, akansubirishamo inshuro nyinshi nkakomeza guhakana, nubwo amaso ye yabonaga ko ibyo ndi kuvuga ntaho bihuriye n'ibiri mu mutima wanjye, ariko yabirenzeho yemera ibyo ururimi rwanjye rwavuze. Byabaye iby'akakari ku mutima kamwe gasesekara ku munwa. Umubyeyi yabyizeye atyo, nubwo nari ndi kwirenganya, ariko nta mahitamo nari mfite uretse ayo kwijijisha imbere ya nyir'ibitaro. Isheja ntiyabyizeye, yasubirishijemo nyina aramubwira ati mwana wanjye, yamakaniye ko agukunda andeba mu maso atubitse umutwe. Namusubirishijemo arongera arahakana, kuko nanjye naratunguwe. Gusa humura nturi wenyine. Yakomeje amwihanganisha, isheja yanga kubyemera no kubyizera, nuko asezera kuri nyina afite ikiniga cyinshi mu ijwi rye. Nanjye aho nari mpagaze numvaga nanyuze ikiganza mu gituza nkakanda umutima wanjye, kuko wari uri kundya bitavugwa. Agahinda isheja yagize uwo munsi kangezeho aho nari mpagaze, n'ubundi sinari kure y'Irakiza, nari ndi hafi aho ndi kumva buri kimwe cyose bari kunganiraho. Isheja yasubije Irakiza telefone mu ijwi rituje ndetse ryuzuye agahinda, amushimira ko amutije telefone. Nuko n'amatsiko menshi amubaza impamvu yamubwiye ko ntamukunda. Irakiza yabanje kwitsa imitima, nubwo nari ndi kureba ibiri kubera imbere, numvisha azamura akaboko ke afata isheja ku matama, amuhanagura amarira yari ari gushoka ku matama ye, yatewe n'agahinda yatewe no kumva ko namukunda. Nubwo cyari ikinyoma, ariko ni njye wari warivugiye iby'icyo kinyoma. Ntawe nari kurenganya ngo mucire urubanza, kandi ari njye wabyikururiye. Irakiza yari azi kubyaza umusaruro amahirwe yose yahawe n'ubuzima. Mu ijwi rituje risanganira isheja n'agahinda umwanya yari ahagazemo, ni njye wari ukwiye kuwuhagararamo, ariko sinari kubibasha, kuko nari nababaje urukundo rwanjye. Irakiza yaramuhumurije aramubwira ati wansezeraniye ko ntari njyenyine, nanjye ngusezeraniye ko utari wenyine. Kumva Irakiza abwira isheja amagambo nk'ayo nari ndi kumva ndi gushenjagurika. Nazamura ikiganza nkumva namufata ku munwa nkamubuza gukomeza kuvuga. Isheja yari atuje yumva iby'iryo jwi riri gusangira nawe uburibwe. Sinari nkeneye kumva amagambo y'Irakiza. Iyo maguma mu mwanya muto nari kugwa igihumure, nkarabagirana bakansanga aho ngaho ntazi iyo ndi. Nateye intambwe buke buke njya kwicara hakurya aho nitaruye ndeba kuri uwo muryango. Amatsiko n'agahinda byuzuye roho, ntegereza ko Irakiza yasohoka nanjye nkinjira, nkajya kureba isheja nkamuha ubusobanuro. Wenda niyo atari kunyizera, ariko nkakiranuka n'umutima wanjye. Nyuma y'umwanya munini Irakiza yarasohotse, asohokana n'isheja. Nabareberaga kure meze nk'uri gukora ubutasi, ariko umutima we wari uri kubyimba wuzuramo ishavu. Mbere y'uko Irakiza amusezera, yamufashe ikiganza barahagarara umwanya utari muto, mbona kumurekura byamunaniye. Igihe cyarageze Irakiza aragenda, nanjye sinazuyaje. Nahise mpaguruka nihuta ngenda nsanga isheja mu cyumba cye. Nari mfite inkuru yo kwisobanura yatabara urukundo rwanjye. Irakiza yaransunikiye mu mpanga. Abana bizera ababyeyi babo kurusha uko ababyeyi babizera abana babo. Nageze ku muryango mbanza kubitekerezaho, nibaza aho ndahera nivuguruza. Nuko umutima urankomeza, nzamura ikiganza ntangira gukomanga ku rugi. Isheja yarafunguye, ambonye ari njye arahagarara aranyitegereza. Imboni ze zahuye n'izanjye, mbona ni nk'indorerwamo ndi kwirebamo, kuko agahinda yari afite kari kangana nk'ako nanjye mfite. Isheja yasubiye mu nzu asiga urugi rukinguye.
yari ampaye uburenganzira bwo kwinjira aho mu nzu. Nari mfite isoni nkuzi ibyabaye. Sinigeze nshaka kwijijisha nk'aho nigeze numva ikiganiro yagiranye na nyina. Isheja yafashe umwanya aranyitegereza. Umuhogo we wari wuzuye ikiniga, yari ashaka guturika ngo arire. Nuko ndamwegera mufata ku ntugu ntuje, ndamubwira nti umbabarire. Yabuze ahera ambaza impamvu nabeshye, ahubwo azenga amarira mu maso nawe n'ikiniga cyinshi ati warakoze. Sinamenye impamvu anshimiye kandi agifite agahinda ari njye wagateye. Nakomeje kumwitegereza nibaza ijambo navuga kugira nyizere. Yizere ko mukunda nta buryarya, yizere ko mukunda nk'umukunzi atari impuhwe z'abavuzi, yizere ko njye nawe dukundana urukundo rwuzuye. Isheja yari yatengushywe n'ubuzima. Urukundo yari yarizeye ko namuhaye yarabwiwe ko ari ikinyoma, kandi uwabimubwiye yari nyina. Twembi twaratuje, iyo ngingo ndayihunga, ahubwo nkomeza kumufasha urugendo rwe rwo gukira. Namubwiye ko nta kiruhuko yemerewe, agomba gukomereza aho yari ageze, agasobanura iby'ubwo butumwa bwahishwe mu nyuguti ndetse no mu mibare Dr Kaje Guhakwa yasize. Nari nshaka kuba iruhande rwe, ariko amarangamutima akagira ubwoba akansaba kumusiga nkagenda. Nari mfite amatsiko yo kumubaza ikiganiro cyose yagiranye n'Irakiza nkavuraho mera. Njye nawe twari dutuje ateze amatwi ariko afite agahinda. Nuko maze kumusobanurira ibyo nari kumusobanurira ndahaguruka ngira ngo ngende. Nagombaga kujya gushaka ibimera nari nasomye ko byazafasha Isheja ku burwayi bwe bwo mu mutwe yari arwaye. Isheja yarandetse ndagenda. Ngeze ku muryango yitsa imitima ati ni ukubera iki? Icyo ni ikibazo nari nahunze kuva kare, kuko nta gisubizo na kimwe yari kubonamo impamvu nahakanye ko mukunda. Ubwisobanuro bwanjye bwose ntacyo bwari buvuze. Inkuru z'intwari z'urukundo ni nyinshi cyane, aho abaguye mu rugamba rwo guhamya ko bakunda abo bihebeye ari benshi. Nari ndi kwibaza impamvu abo batambereye icyitegererezo ngo ntere ikirenge mu cyabo, nuko mpamya urukundo rwanjye nshize amanga. Nakojeje ubwonko hirya no hino nshaka ijambo ryatuma umutima w'Isheja utuza. Isheja yari yahindukiye, yavuye aho aba yicaye atera intambwe ansatira. Angeze mu mugongo numva ubushyuhe bw'agahinda ke, nibwo bwansatiriye. Nahindukiye nitonze muzana w'imboni z'amaso. Yari ategereje igisubizo, nkamusobanurira niba koko ibyo yabwiwe na nyina ari ukuri cyangwa ari inzozi yari arimo. Namufashe ikiganza cy'iburyo ndatuza nti ndagukunda. Isheja yagiye anyihakana, arabihakana. Indoro ye yari iri kumbuza gukomeza kuba indyarya. Yari akeneye ko mubwira impamvu ishimangira ibyo nyina yamubwiye. Buryo ukuri si ibyo tuzi, ahubwo ukuri ni ibyo twizera. Ukuri ntiguhinduka niyo waba utakwizera, kuko iyo wizeye ikinyoma ibyo ntibitinda ngo ubone ko wibeshye. Hari igihe kigera ukuri wizera ukabwirwa n'ibyo uzi bitazamara umwanya munini bikagenda. Muri icyo gihe ubuzima buba buri kurwana ku nyungu z'umwanya muto kugira ngo burenge iry'uwo munsi. Amarangamutima aba ari gutongana na roho yawe. Roho ikwemeza ibyo ukwiye kwizera wamenye kuva kera, ariko amarangamutima aba yuzuye ishavu, aba abona ukuri kw'ako kanya. Umutima uba uri mu rungabangabo ureba ibyo wizeye igihe kirekire bihindutse ubusa mu kanya nk'ako guhumbya. Isheja yari ahagaze ategereje kumva ibyo mvuga, mu gihe nanjye ntegereje kumva nsezera nkava imbere ye nkagenda. Nishimiraga kuba iruhande rwe ndetse nkamukoraho, kumva uko umutima we utera, akankozaho ibiganza ubukonje bugasimburwa n'ubushyuhe. Isheja yari yashize amanga, agahinda ntikari kari gutuma ategereza igihe gikwiye cyo kuzaganira ku byo yumvishe byose.
Yambajije impamvu ntacyo mvuga, ndakomeza ndamwitegereza, nawe akomeza kundeba ashakisha ukuri mu maso yanjye. Nuko mu ijwi ry'ikiniga arambwira ati, amatwi arambwira ko mama yambwije ukuri, ariko umutima ukizera urwo rukundo ndi kubona mu maso yawe. Gira icyo uvuga, umbwire icyo nkora. Narongeye mufata ikiganza, noneho ntiyanyiyatse, nawe yamanze amaso ndetse n'amatwi y'umutima, kuko ay'umubiri yari yayateze ibinyoma, ntiyari gusobanukirwa iby'urukundo mukunda. Nibutse igihe nari ndi gushaka icyo nakumvira hagati y'ubwenge ndetse n'amarangamutima. Kwizera yansabye ko nakurikira amarangamutima yanjye, nanjye mu ijwi rituje nasabye Isheja ko yakurikira amarangamutima ye, akumva ijwi rivugira imbere muri we, agakora icyo rimubwira. Nawe ansha mu ijambo ambwira ati, iryo jwi riri kumbeshya, iryo jwi riri kumbeshya ko nkunda. Ndongera ndamubwira nti ndagukunda. Ndangije ndamurekura, musaba kwita ku buzima bwe akabanza agakira, akareka kubunza imitima hirya no hino, adahungabanya ibitekerezo bye. Yarandetse ngenda atanyuzwe, ariko njye nduhutse. Twagera yari inshuti yanjye gusa ihora incira urubanza. Irakiza ntiyari akiriho naganiriza, kuko twari twabaye abanzi kubera urukundo. Sinari kumurenganya, nari nzi ko igihe kizamusobanurira ko imitima yacu yigenga, akazareka Isheja akansanga, ariko ibyo byari inzozi, kuko Irakiza yari azi kurwanirira ibyo ashaka ndetse akabigeraho atitaye ku kiguzi cyabyo. Nta wundi muntu yari asigaranye mu Rwanda, nawe yari umuntu yari akeneye ubwihisho bw'amarangamutima ye. Yari ari gushaka umuntu akunda ndetse akamwizera kugira ngo bagendane urugendo rw'ubuzima. Abo bombi nabateye umugongo nsubira iwanjye, nsiga Isheja ari gushakisha inzira yamugeza ku rumuri. Nagezeyo nsanga Kwizera ari kwitoza kwandika inyuguti zimwe na zimwe. Kwizera mbonye yaje ansanganira yishimye, nuko arampobera. Mbonye ko ari kwiga inyuguti, mwibutsa ko ntibagiwe ko nzamwishyurira ishuri igihe rizongera gutangira. Nawe ambwira ko ariyo mpamvu yatangiye kwitoza inyuguti imwe n'imwe ndetse n'imibare, kugira ngo atazasebera imbere y'abandi bana bakajya bamurusha ubwenge akaba uwa nyuma, kandi atajya yemera gutsindwa. Naciye bugufi mubaza icyo yifuza kuba muri iyi si. Yafashe umwanya abitekerezaho, nuko aransubiza ati, ntacyo. Natunguwe no kumva umwana utagira inzozi. Numva biratangaje, kuko abana baba bafite inzozi nyinshi ndetse bafite n'aho bagira ibyitegererezo by'ubuzima bwabo. Namubajije impamvu nta nzozi agira z'icyo yazaba cyo, nuko aransubiza ati, nari nzi ko nzaba umucuruzi, ariko abacuruzi narabanze, kuko igihe cyose bansanze ku mabaraza y'amaduka yabo baranyirukanye. Yatangiye kugira agahinda ku maso ye, nuko arakomeza ati, nubwo nkunda umupira w'amaguru, ariko abawubamo bose ndabanga, kuko nageraga ku kibuga umupira wabaye nkahagera nshonje ndi gusabiriza, habe n'abafana yewe n'abakinnyi bose nta n'umwe wigeze amfasha. Yakomeje ambwira ko ku muhanda baba abantu benshi babanyuraho bakabareba nk'aho baba atari abantu bakwiriye ibyiza. Abantu b'ingeri zose babanyuzeho ntibabaciraga kari urutega. Ibyo nibyo byatumye nawe atazigera agira icyerekezo mu buzima bwe, ahubwo yumvaga azaba we akarema ibye akabitwara uko ashaka. Iryo ni ryo somo ry'iyi si yari yaramwigishije. Yari akiri umwana, ntacyo nari mfite cyo kumubwira uwo munsi. Numvise ibyo bitekerezo bye, gusa n'ubu ndakibaza niba bitari byahinduka, kuko imyaka ibaye 6 nawe namubonaho. Gusa nizera ko aho ari hose ameze neza. Kwizera namuganiriye ibyambayeho, mbimuganirira turi mu muhanda, agiye kunyereka ishyamba ryabagamo ibiti byinshi ndetse n'ibimera byinshi.
Yari yanyijeje ko ariho ndakura ibyo bimera byari gukora umuti wo guha isheja. Kwizera yarebye uko nahangayitse aranseka cyane, nuko agiye kungira inama arambwira ati niba wizeye ko urukundo rwawe rukomeye humura, gusa niba wumva rujegajega mureka agende. Kwizera yansabye kureka isheja akagenda nk'aho kubikora byoroshye, nuko arakomeza ati cyangwa ntiwizeye ko urukundo isheja gukunda rukomeye ku buryo nta cyaruhungabanya. Nubwo twari turi gushakisha umuti muri iryo shyamba, Kwizera yari ari guhungabanya amarangamutima yanjye. Yarandebye arambwira ati njya numva bavuga ngo ibyawe ntaho bijya. Birashoboka ko iyo nteruro ari ukuri, ariko nubwo ntaho bijya ugomba guharanira kubigeraho ukiri muto, ukagira umwanya wo kubyishimira. Kwizera yarakebutse abona icyatsi gikubiranyije n'ikindi aba aragifasha aranyereka, ambwira ko ari kimwe mu bimera 5 twaje gushakisha. Amasaha yari amaze kuba menshi, gusa twari tubonye ikimera kimwe. Twakomeje gutambagira muri iryo shyamba dushakisha ibimera. Inyoni zahaye ubwami injereri tubonye ibimera 3 muri 5. Kwizera yansabye gusubira ku bitaro nkajya kureba isheja, nubwo ubwonko butari bubishaka, ariko amarangamutima yo yari abikeneye. Nari ntangiye kujya ntekereza kuri isheja nkagira ubwoba bwinshi, nkumva ndi kumusiga kandi musanga. Kwizera yanyemereye kuzamuka imisozi ndetse n'ibibaya, akagera mu mashyamba yose azi, akajya kunshakira y'ibyo bimera. Yampaye iminsi 2 ambwira ko azaba yabibonye byose. Naramushimiye nuko musaba gukomeza kwigisha ashyizeho umwete. Nafashe inzira nsubira kwa muganga, gusa ubwoba bwo kuri isheja bwaranyobeje nyobera kwa wase. Nasanze Uwase ari kumwe n'umuryango we, barambonye baranyibuka, kuko igihe nyina ubabyara yitabaga ijwi ry'ibisekuru byacu, icyo gihe Uwase ntiyari ari gushobora kurya no kunywa kubera intimba yari yahinguranyije amarangamutima ye ndetse na roho ye. Ninjye yabonye atora ubuyanja iwabo, bose bari bazi ko ankunda kuko yakundaga kunganirira ab'iwabo cyane. Baduhaye umwanya ngo tuganire, nta mpamvu nyamukuru nari mfite yari itumye njya kumureba, gusa niho inzira zangejeje. Uwase yarandebye ambaza ikineye kuza kumureba, amubwira ko ntakizi, gusa numva nshaka kuba iruhande rwe. Uwase yarandebye mbona aramwenyuye. Iryo joro ryaramushimishije, nuko ava mu ruganiriro anjyana mu cyumba kugira twiherere. Yambajije niba nkeneye icyo kunywa, mubwira ko ntacyo nkeneye cyo kunywa cyangwa kurya. Ntabwo yari ari kunkoraho ijisho, gusa nari nakonje cyane n'impumyi yari iri kubona ko intimba yuzuye umutima wanjye. Uwase yaciye bugufi yicara iruhande rwanjye, ategereje ko mubwira ikiri kumbabaza. Yarantwitiye umwana, yarambikiye ibanga, ntacyo nari kumuhisha kandi ari we mishaho. Namubwiye iby'urugamba rwanjye nirakiza, ndumubwira nduvuye imuzi ntanyura ku ruhande. Mubwira iby'urwo rukundo rw'inyabutatu ruri gushakisha amerekezo rukaba rwayabuze. Nari nzi ko ndi kumubabaza, gusa ntacyo byari bimutwaye kuko yari yaransezeraniye ko igihe nzaba nabuze aho nshira amarangamutima yanjye ari we nazaza kureba. Namaze kumuganirira mbona biramurenze, ashakisha inama yanjye arayibura. Ibyari mu mutima we nari mbizi, yari akeneye ko nsiga isheja nkamusanganira. Nawe ntiyatinye kuma iyo nama, yaketse ko ndabona ko yikunda cyane. Naramuganiriye numva ndaruhutse, nyamara we nibwo yari aremerewe. Yari ari kwibaza impamvu nkomeza kurwana n'urwo rugamba ndi guhunga urukundo rwe ntayibone. Gusa iby'urukundo rukorera imitima y'abantu ni amayobera. Igihe tuzahura n'Umuremyi ninibagirwa muzanyibutse, wenda we afite ubusobanuro bw'iby'urukundo rukorera imitima yacu. Ubwo ari we waturemye, ubwo ni we waruremye. Bwari bwije cyane, nagombaga gutaha mu bitaro.
Uwase yansabye ko narara ndamuhakanira, nari ndi kumva ngomba gutaha nubwo ntaba ndi kumwe n'isheja, byibura nkaba ndi hafi ye. Ijoro ryarakeye ntabizi, natwawe no gusoma izo nyandiko za Dr Nshuti. Kumenya amateka y'ubuzima bwa mama ndetse na data nibyo byatumye nagira agatotsi ngo nibuke nguheke hejuru y'imboni. Data yaje gukomanga aho ku cyumba, nuko mbanza guhisha izo nyandiko zose. Sinari nambaye umwambaro wo kurarana, nawo nabanje kuwambara kugira ngo njijishe data atabona ko nigeze ndyama, nubwo we yari ari gukeka ko narindi muri telefone. Negereye urugi nkingurira data, akimbona ati waramutse Bwiza mukobwa wanjye. Nikirije ko naramutse neza, nawe yinjira mu cyumba. Ntabwo yari atuje, yari afite impungenge nyinshi cyane. Yamfashe akaboko anyicaza ku buriri. Yari ari kwibuka ko mama yashushanyije ishusho ya Dr Nshuti. Ishusho yari yakanze data. Ubwoba data yari afite bwanyeretse urukundo akunda mama, ariko ko atizeye urukundo mama mukunda. Nubwo hari yashize imyaka 6 babana, ndetse n'iyo myaka nubwo yari ishize Dr Nshuti ari muri gereza, data yambwiye ko afite ikintu gikomeye ashaka ko mufasha kugira ngo tubungabunge ubuzima bwa mama atazongera kugira uburwayi bwo mu mutwe. Narebye data n'amatsiko menshi, ari nako nibaza icyo ashaka ko mufasha.